hari umunyeshuri usinzira mu ishuri, hari n'umunyeshuri ukunda kubaza utubazo twinshi. Uyu tumutinde w'intyoza uba ufite amakuru, ugasanga amakuru ya football, aya sinema, amakuru y'imyidagaduro, amakuru update zose. Umuntu niyo haba hari bubiki agomba kujya kwicara hari nta karasi yabiburamo umunyeshuri usinzira. Turagarutse kuri channel yacu ya David Empire, tugarukanye na topic ivuga ati se abanyeshuri b'ingeri zihariye muri class iyo ariyo yose mu Rwanda. Umunyeshuri w'umuhanga uparticipa cyane rwose. Ku mwanya wa kane turahasanga umunyeshuri, ni umunyeshuri w'intyoza ukunda kubaza ibibazo utajya ubura ikibazo. Abo ni babura muri karase. Umunyeshuri w'intyoza uba ufite amakuru, ugasanga amakuru ya football, aya sinema, amakuru y'imyidagaduro, amakuru update zose arahari. Ubu nawe ntiyabura muri karase. Atajya abura ikibazo abaza nk'umwarimu. Ntabwo yakibura. Yida byaba byumvikana bitumvikana ntiyakibura. Agomba kubona ikibazo agomba kubaza. Ugasanga watandukanye na wa munyeshuri w'umuhanga. Sibyo? Wa munyeshuri w'umuhanga. Ku mwanya wa gatatu hasanga umunyeshuri usinzira. Nta karasi yabiburamo umunyeshuri usinzira. Tugaruke muri segonderi bateguye akawunga saa sita, mugiye kwiga isomo noneho ribo warenga ku masaha y'ikigoroba. Noneho umunyeshuri usinzira ahabera icyago no muri music arasinzira. Urumva? No muri music arasinzira. Uwo nguwo aba yihariye, aba afite n'ikibazo. Wagasinzira uri kwiga logaritime na cosine. Ni umunyeshuri w'umuhanga. Bretse ni umunyeshuri ugira ute? Hari umunyeshuri w'umuhanga, hari umunyeshuri usinzira mu ishuri, hari n'umunyeshuri ukunda kubaza utubazo twinshi. Uyu tumutinde usinzira. Uyu tumutinde wagasinziriye turi kwiga logaritime, cosine na differentiate. Ariko se no mu isomo rya music na creative koko usinzire cyane akenshi mu gihe bari bamaze kugira ute, mu gihe bari bamaze kurya nk'akawunga cyangwa cyane yari mu gihe cy'izuba. Muri comment batubwire umunyeshuri usinzira aba yicaye mu gipande, aba yicaye imbere. Noneho ibibabaje imbere abajya inyuma. Njye karase nizemo yabaga yicaye imbere. None se ko abazi feira ziwe yabigenza ate? Ubwo ubundi muntu usudajya bara mu ishuri aba legend bicara inyuma. Aba legend bicara inyuma. Hari umuntu niyo haba hari bubiki agomba kujya kwicara hari inyuma, cyane muri kaminuza. No muri segonderi, no muri primaire bura ntihajya habura umuntu wicara inyuma. Cyane akagenda akicara inyuma, kabisa atajya avuga ngo arajya kwicara imbere. Birumvikana yaba yazindutse yaba yakererewe, imyanya ye ni y'inyuma. Uwo nguna ntiyabo cyane mu mashuri yisumbuye nko muri kaminuza, kuko abona afite n'uburenganzira bwo kwicara hashaka. Yenda muri segonderi babapanga kwicara, subizi ntibutse wa muntu mwicanaga imbere babapanga kwicara. Ari none uvuga ati ngewe ndabisabye ninicara inyuma ndarisohokamo, ubwo sinzajya ndyigamo. Undi munyeshuri ni uwa kabiri, umunyeshuri uhorana utubazo duhoraho. Ninde warwaye niwe, ninde wasibye karase niwe, ninde wagize gute niwe, kandi ubwo ari mu kigo babura yaje. Oya wimubureminga uvuga ngo babura yaje. Ni umunyeshuri wagira ngo ibibazo byose niwe byaturiweho. Ibibazo byose niwe byaturiweho. Uwo munyeshuri ntiyabura mu ishuri. Umunyeshuri wa nyuma ari nawe wa mbere. Muri comment batubwire nimba ari uwo twibagiwe. Umunyeshuri usetsa, comedian by the way. Reka niyo ryaba ari ishuri ry'abasirikare. Urumva? Niyo ryaba ari ishuri ry'abasirikare gako ntabwo waburamo umuntu usetsa. Uragusetsa ntibyihishira.
gusetsa ntibyihishira. abo bantu mu ishuri ntabwo bajyaga baburamo bibaho, babaga barimo kuva ku ashobora kuba asetsa mu ishuri, mu kigo nyine ntaze mu basetsa, ariko ntiyabura. muri abo ngabo bose umunyeshuri wabaga wihariye n'uwe muri abo ngabo uko ari 5. Umunyeshuri wabaga wihariye, hari umunyeshuri wabaga urimo wihariye, abantu benshi bavugaga ati wa undi wamenyekanye nyine, ugati uyu nguyu we. ngewe uwo focus gano umunyeshuri usinzira. Hari umunyeshuri usinzira atari uko atari uko yariye akawunga, ari uko nimba ari tsetse, nimba ari iki, ugasanga asinziriye mu gitondo. Ariko nanjye nkihagera urumva nibyukiraga saa moya, urabizi nibyukiraga saa moya, urumva mu kubyuka saa moya bambyutsa saa 10 ngerayo bwa mbere muri interine. Abantu bize na yindi bakajya muri interine birumvikana, shangashiduka ndimo numva ikigishwa, kumbi nagiye kera. Yenda ibyo ngibyo ni umunaniro, ariko barabigize utuntu twe. Ndabizi mu ishuri habamo uduterime twishi, domene zitandukanye, ariko ibyo tutabashije kubabwira, nimba wanabyikoraga urebe nimba atari karande ubikosore. Oya baratubwira no kuvuga ati buri hari ishuri ritajya ribura abo bantu. Oya ni common. Mu ishuri ahantu we waba udukurikiye waba warize. Mu ishuri ntihaburagamo umunyeshuri w'umuhanga, umunyeshuri ukunda kubaza utubazo, umunyeshuri iryo shuri ntabwo ryaba ryuzuye, ntabwo ryaba rimeze neza. Ntabwo kuko umunyeshuri usetsa ntabwo ryaba riri talented, kandi baba bafite kubushakamo impano. Umuntu usinzira nabwo mwibuke iyo turi gutegura isomo, gusinzira si impano nyine. Wibuke iyo turi gutegura isomo hari abantu twitaho batandukanye, ese atabonetsemo twakwita ku bande. Nanone wibuke hari abantu bari gifted, bari talented birenze, nabo bagomba kuboneka kugira ngo tubahe task zikomeye. Ibyo nabyo biri ngombwa. Abandi bantu basetsa, urumva, abandi bantu bibibazo dufite gukemura ibibazo bitandukanye, urumva nta kitagira impamvu muri karase. Niyo mpamvu biri common mu makarase yose. Ubwo ibyindi twibagiwe yenda twatangiye bagira ngo ni ibintu byo kugira biri gukora kuri context zo kwiga. Birumvikana bari mu mashuri no kuvuga ati ntajya haburamo umuntu, abo bantu uko ari 5 ntibajya babura. Oya bazatubwira n'abandi, ibyo yenda twebwe n'ibyo twabonye n'ibyo abantu batajya babura mu mashuri cyo gukora. Abo ngabo bo tayari reka ndekere ndarushye tuzongera. Ariko hagati aho ku munsi wo kujya kwiga muri segonderi babaga wifashe gute? Umunsi wo kujya kwiga nanjye iyo uzi ko wari uri muri vacances, uzi yuko uri buze kujya kwiga nk'ejo mu gitondo, gihorese umva ibintu utekereza. Ubwo ikintu uhita uvuga, ikintu cya mbere uhita utekereza cya mbere, ibiryo nzajya. It depends. Hari umwana uvuga ati ngiye kurya, tuza avuye iwabo w'abantu nyine baratandukanye, ku buryo bava muri vacances. Tutekereza ingero ebyiri. Hari iwabo barya ibiryo biteguritse, hari n'uvuga ati ngiye nangiye kuvuga ishuri nizeho karabaye, ngiye ku ishuri aho ngiye kubona amahoro. Hari ababurira amahoro ku ishuri bitewe n'ubuzima. Uretse arababurira amahoro ku umutekano ku ishuri bitewe n'uburyo bari bahayeho mu rugo, bikababangamira. Ari n'undi uvuga ati Imana ishimwe amashuri aratangiye. Izo ngeri utekereza ku ngero ebyiri. Kumvikana iyo wabaga ugiye ku ishuri, ikintu utekerezaga ukuvuga ati Imana ishobora byose, koko ubu ngubu ngiye gutangira. Wari uri muri vacances no kuvuga ati hari uburyo wari ubayeho, ugiye gutangira, ugiye kugira gutangira kwiga. Nta ikintu cyankoraga ku mutima kikambabaza, ryatangazo nesi sohora ry'uturere riratangazo. ngo abiga mu majyaruguru Musanze muragenda iki gihe. Uzi kuntu batakubwira ngo Muhanga iragenda none ababyeyi batanabizi, ari umwana utarasezera, ari ibyo utarashyira ku murongo. Nyuma y'ibyo ukarenzaho ko ku wa mbere urajya muri welcome test.
ariko akantu ka welcome abantu badukurikiye baze kumbwira akantu ka welcome test karacyabaho ku kigo wigagaho kabagaho ese icyo wigaho kabaho welcome test ukigerayo welcome wabeshya ababyeyi yuko muzatangira ku wa gatatu ariko welcome test se nazo wazibeshya ku wa mbere ntago wazibeshya ugashaka kuvuga kuzajya ku wa mbere w'ikindi uzi ko welcome iri ku wa kangahe iri ku wa mbere wakora iki ako kantu batubwire ndabizi ntaho biga badasuzuma ako ziriya welcome test ukaba waziteguye tayari abo zireba ndazibatuye ikigendanye sasa rero n'intuza ikigendanye n'imirire muri segonderi iyo wayibonaga gute imirire muri segonderi gusa buri ibiryo byo ku ishuri byari byo byose uba wumva biryoshye uko byaba bimeze gute akawunga umuceri birumvikana ariko nta biryo bijya bibiha ku munyeshuri birumvikana erega abafite biba biri mandatori nta mahirwe yandi abafite yo kugira ikigendanye no kurya ku munyeshuri saa sita zigera ubuza peti uba ufite yenda mu cyumweru cya mbere berekana uduco tw'iwabo iwacu twaryaga mayoneze za pizza n'ibiki ariko mu kwezi kumwe muba muri kuri the same level imirire noneho biriya biryo byabo biba biryoshye ibiryo byo muri segonderi ntiwita ngo bitetse gutya reka ibiryo byo ku ishuri biba biryoshye mw'abantu bashobora kuvuga ngo bamwe mba numve bavuga stereotype ngo biba bitetse nabi bitekwa nabi reka nta biryo biba bibi ku munyeshuri ibiryo biba biryoshye batubwire naho hantu ahubwo haba ibiryo urya rwose kumva tayari rwose bigaragara ko segonderi yakugendekeye neza ya segonderi si nibyo gusa muri segonderi n'amanayini ibiryo byaho ntabwo biba bibishye yego buriya rega ubundi ibiryo bibiha kubera umurengwe tukiri aho uzi impamvu se uri kubivuga gutyo bibiha kubera umurengwe n'ibyo umuntu aba impamvu uri kubivuga gutyo nawe wagushyira mu nzu yawe wenyine buriya ntabwo ku ishuri nanjye kubivuga muri santere itari nziza ariko buriya iyo muri ahantu mwamwenyine igice cyose uracyemera ingamba zifashwe urazemera tandukana n'ikibazo cy'inzara n'inyota kuko Diogenes Shop yaje ari igisubizo muri Diogenes Shop tubafitiye gaze z'ubwoko bwose jibu hashi meru esipe n'izindi umuceri kawunga imboga z'amoko yose amafu y'amoko yose ibirayi urya ugatemba itoto ibishyimbo byo urabirya ugashisha wumva ngiri ibanga ryo kubaho neza rero ntitwakibagirwa kandi amagi meza atetse n'adatetse si ibyo gusa kandi muri Diogenes Shop tubafitiye ibyo kunywa bitandukanye harimo fanta z'ubwoko bwose juice zamenyekanye nka karungi ndetse n'abandi bagera ku gasembuye ntabwo twabibagiwe kubera yuko tubafitiye mitsingi noresi sikoro ndetse na virunga akarusho kandi tubafitiye n'amazi meza cyane ya jibu kandi ibi byose igiciro ni nk'ubuntu mba nkuroga umwihariko kandi ni uko kwa Diogenes Shop ibyo uhashye byose tubikugereza iwawe ku buntu banyeshuri bayobozi babyeyi banyonzi bamotari namwe rubyiruko muhawe ikaze muri Diogenes Shop mwadusanga muri santere ya videwo iburyo bw'umuhanda uturuka muri kaminuza werekeza aho abamotari baparika hepfo gato y'umunara ni amayobera arimo kandi kuko ukihagera uhabona gaze nyinshi z'ubwoko bwose ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri telefoni igendanwa ariyo 072 78 39 169 ndayisubiramo ni 072 78 39 169 yes Diogenes Shop ibanga ry'ubuzima bwiza. Wow!